Yes, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mwe mukunda kumva ibintu by'ingirakamaro. Ndabasuhuje abari mu Rwanda cyangwa se abari muri Afurika, East Africa muri rusange, mwese mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi ntabwo ntinda n'abateguriye ibintu by'ingenzi mu buzima byafasha umuntu kugira aho bikura intekerezo ziwe bikamugeza ku rundi rwego cyangwa se bikamugeza ku yindi level. Rero abantu dutakaza umwanya mu kuvuga ibintu by'ubusa gusa, dutakaza umwanya mu kureba ibintu bitadufitiye akamaro, iby'ingirakamaro tukabireka. Reka twirebere ibitekerezo byaduhindura ubuzima. Wowe unkurikiye, ndizera ntashidikanya yuko uzungukira mu gukurikira iyi channel Ubufasha TV kabiri, kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ubundi umuhanga yaravuze ngo hari umugabo utunze miliyari y'amadolari w'umunyarwanda, ariko ubu ngubu asigaye yarigiye mu bihugu byo hanze. Yaravuze ati, mu gihe ugendana n'abakene batanu uba uri umukene wa gatandatu. Mu gihe ugendana n'abakire batanu nawe uba uri umukire wa kangahe? Wa gatandatu. Reba, ese uragendana nande? Uwo mugendana akubwira iki? Ese ntabwo ari wa wundi ukubwira ngo wanguriye agacupa? Ntabwo ari wa wundi ukubwira ngo ese bimeze bite ko numva inzara nyishe, nyoherereza 500? Ariko ndagira ngo uyu munsi intekerezo zawe zikanguke, urebe ndagendana nande, ndareba ibiki. Kuri ubu kuri social media abantu benshi bihaye ubita disikrema, ariko uriya n'umugabo wafashe intekerezo ziwe areba kure, afungura ikigo cy'ishuri aho yaratangiye kwinjiza amamiliyoni menshi. Ariko kubw'abantu bareba hafi, bose birukankiye nko kumuseka, hahiye baramufashe, RIB yamutwaye, dore sinzi. No, look, wowe reba, ese njyewe nakora iki kugira ngo ntere imbere? We yafunguye ikigo cy'ishuri, ese we wakora iki kugira ngo nawe uve aho uri ugire ahandi ugera? Ubundi iyo tujya gufata ingero z'ingenzi tureba ku bantu bateye imbere. Ariko reka nkubwire ngo kugira ngo se ube umukire byagenda gute? Iyi ni inama y'umunsi. Nibyo nababwiye ngo njye ntabwo ntinda, ahubwo naje ngo tuganire ku bintu byadufasha gutera imbere. Ni urugendo, ni journey, ariko ntabwo ari journey iri impossible. Is possible, we can be rich, come on. Rero niba ushaka kugira ngo ube umukire, uzakora ibintu bibiri byonyine. Kugira ngo ube umukire ugomba gukora amasaha 100 ku munsi. Ni gute se wakora amasaha 100 ku munsi? Wanyandikira muri comment ukambwira ati, ese ko umunsi ugizwe n'amasaha 28 nakora amasaha 100 gute ku munsi? It's okay, I'm here to help you. So niba ushaka gukora amasaha 100 ku munsi, icyo bivuze ni iki? Uraza kugura amasaha y'abandi. Bivuze iki rero? Uraza kuza gushaka wenda abakozi 5. Reka nkwe nk'urugero, wenda ufite amataxi voiture 5. Babashoferi rero bawe 5 waguze amasaha yabo kugira ngo ubashe gutera imbere. Rero niba umushoferi avirisa 10,000 ku munsi, urumva yuko uzaba uri ku rwego rwiza rwo kuba watera imbere. Icyo si kimwe muvandi. Icya kabiri, reka kugenda n'abantu baguca intege ngo ntabwo uzabishobora. Ikindi, reka kureba ibintu bidafite akamaro. Yes, bareba entertainment, ariko se uravana mwiki? Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo oya, reka nkwihorere uko basi wowe umva icyo nkubwira.
reka kugendana n'abantu batagufitiye akamaro, za nshuti mbi. Shaka inshuti mizi, inshuti uzaba wahuye n'ikibazo ntizigusige. Ntuzashaka inshuti z'amababi, kuko nushaka inshuti z'amababi izuba niriva azuma atakare hasi usigare wenyine. Shaka inshuti mizi. Inshuti mizi ni za zindi muzamuganira ibyakungura ubumenyi, ibyaguteza imbere, aho wava ukagera mu buryo bwiza. Reka nkubwire kuri isaha, wowe niba ufite amafaranga 5,000 ubipfusha ubusa. Shaka aho ukora ikiyede cyangwa se aho ukora akandi kazi runaka, nibona ibindi bitaro kubona 10. Ubu muri video izagaruka nzakubwira icyo watangiza ku 10,000 ukazamuka ugatera imbere. Ese wakibaza ngo urwo rugendo rurashoboka? Yes, of course, rurashoboka. Ikindi nkwibira akabanga, niba ushaka gutera imbere, gerageza ushake n'ukuru wakiga indimi. Buriya iyo uzi indimi bifungura imiryango myinshi, ko wahura n'abakire babandi bakomeye ukabavumamo ubumenyi, ariko n'amafaranga nayo akaza. Muvane, amafaranga nayo akaza. Buriya bijya bavuga ngo ese amafaranga ngo ni mabi. Oya, amafaranga ari meza nshuti yanjye, amafaranga ari meza. Niba yanga mbwira yanyihere, ngende yakunda. Amafaranga niyo ya mbere, mbere na mbere amafaranga, mbere na mbere ubuzima bwiza, mbere na mbere ubuzima bwiza. Ariko nitudashaka amafaranga dukuye amaboko mufuka, duhereye scratch, uzashiduka n'ubundi ubona 100,000 uzavuga ati nshuti zanjye muri hehe ko nahembwe tujye kuyanywera hanyuma ashire. Oya, guhera uyu munsi tekereza kabiri, wumve yuko nawe kuba billionaire byakubera. Ntacyo bari abakire babahirwe cyane ba Mark Zuckerberg n'abandi benshi cyane, ni benshi bafite Elon Musk, bafite amafaranga menshi, nta kintu batanze nuko bahereye hasi, ariko kuba bafite mind bikabafungura ubwonko, bagakora cyane, bakagura amasaha y'abandi kugeza ubwo baba billionaire. Ariko nitwumva ngo Rayon Sport yatsinze ukara udasinziriye, APR yatsinzwe ukara udasinziriye, nta kintu banyinjiriza. Just I will be happy, but after I will do what? I will suffering. Maybe I will sleep without to eat. No. So, my friend, try to wake up now. Wake up now. Let us do is possible. We can reach on something we want. We can get it. Start now. Start now. Nshuti zanjye, nkuko rero duhora tubashishikariza kugira ngo twiteze imbere, reka dusubikire ahangaha. Video izakurikira nzaza umva, niba mushaka wenda ko uzatuvuga mu ndimi, oya, Banyarwanda, Banyarwandakazi, nkuko perezida wacu abidushishikariza. Bavandi, hari abantu benshi cyangwa se ibihugu byinshi byifuza kuba byabona nka perezida wacu His Excellency Paul Kagame. Nta munsi atatubwira kuki mudakora. Vana amaboko mufuka ukore. Vana amaboko mufuka ukore. Wabuze iki? Example, reba yaravuze ati mwe abazungu zayimwe, reka mbubakira amasoko abegereye, ndangize noneho mbahe n'amafaranga 50,000 byo gutangiza. Ibaze nijya guhaye ikibanza aguha 50,000 byo kuranguza, ibyo 50,000 yaguha byo kuranguza harimo ikote y'inyanya n'ugenda ukayiranguruza nka 70, ikibazo kigurishe amafaranga ahe, amafaranga 1,000, uzaba ufite inyungu y'amafaranga 20,000 umunsi umwe. Bro, umunsi umwe nshuti yanjye. Niyo mpamvu rero udakwiye kuzajya urwitwazo wo kuvuga ngo ese kuki ntakize.
wari urihe? Ntuzarenganye Imana. Imana yaguha amaboko ngo ukore, urangije amaboko yawe uyashyira mu mufuka, amaboko yawe uyirwa utapinga. Ese mu gutapinga nshuti yanjye harimo amafaranga? Urirwa kuri TikTok utapinga ngo akagift. Oya, mureke dukore, tuvaremo amaboko mu mufuka. Ndabizi neza ko mu gihe cy'imyaka 2 abantu tuba turi kumwe, tuzareba revo tuba turiho ni iyihe, revo nzaba ndiho ni iyihe, revo uzaba uriho ni iyihe. Thank you so much, I appreciate everyone. Nshuti zanjye, niba unyumva ukaba ukunze ikiganiro tugiranye, nkorera like, ukore share, ukore subscribe. Urabumfashije guteza imbere ibitekerezo byanjye bindimo. Nishimira kubana n'abantu kandi dufite urukundo. Imana ibarinde, cyangwa se amahoro y'Imana abane na buri muntu wese ukunda kwiga. Kandi nawe nubwo utize, ntucike intege, uri hano ngo wige. It's possible you can learn. Hari igihe kimwe nzatangira nkayambigisha n'icyarabu gake uko Imana izagenda inshoboza ikampa imbaraga.